Ubwe ngo niwe ngo kintu nimbara gikina wababaye sugu kintu gisanga iki sai kari muri datangire arabishobora ngaho nazi ariko njyema nabishoboye kuri kuki se mwaduhaga utabishoboye kandi muzi ko ari ushoboye kereka ntacyo umubize murushye cyetse umuntu agutimbuye tukareba yagashyizeho wewe yagitinga Bekimbo uzi ko amajerekani yanjye yose bayatwaye yose bayajyanye nari nasize ku mugezi none mbigenze niko nta n'igishoro mfite cyo kongera kugura nti ngwino nkubwire ukuntu bimeze Shokora yagerageje dufite umukinnyi ujya ukina nimba ari ukurira nukurira amarira agashonga kamanuka mabwa ngaho rero ngaho twereka kagakomedi bo noneho ubu nukuvuga ngo ngiye gutangira natangira bo reka nkubwire mwa bantu bo naje gusaba umukobwa wanyu namwe murabizi mumbabarire nkoresha uko nshoboye basi mu mukobwa urumva mumbabarire nukuri urumva nibura basi nishaka ndababyinira sibyo basi mu mukobwa sibyo mumbabarire nukuri pe mumbabarire pe mbabara nukuri mabukwe mbabara nukuri mu mukobwa ngo kiriwe zebwe n'iki ko akunda bace na mbabara nukura mu zebwe n'iki ko akunda bace ikintu nishimiye buri wese nuko amwenyuye none se mugabo ni izihe ngamba cyangwa se ni ikihe cyerekezo ubu ufite muri uyu mwaka ushobora kububikiye abakunzi ba Mugabo Films? Abakunzi ba Mugabo Films uyu mwaka dufite nyine amaproje nyine agiye atandukanye tugomba gusora muri uno mwaka. Icyo nicyo nabizeza. Ikindi kintu ni ugukora ibintu bitandukanye n'ibyo bari batuziho. Hari ibintu bari batuziho noneho twebwe hari icyo twongeyeho, hari ikintu twongeyeho, hari icyo dushaka kongeramo mo hano. Amazina wenda aremereye ntibabatungure ntibazabatangaze. Hari igihe muzabona mo hano ahangaha hari izina gutya muzi nyine rikomeye cyane twagiranye ikintu runaka dukorana, gikorwa runaka gikomeye cyane kandi ndizera neza ko bizabashimisha. Ikindi ni uko byambutsa tukabikora ku rwego rumwe tukabijyana ku rundi. Icyo nicyo kintu nabizeza rwose. Ese wambwiye ko mumaze amezi 7 mukora, yego? Ese chano yanyu umunsi yageze ku ruhe rwego? Iri monetize? Mwatangiye gufata ku kantu bimeze biti? Ntago turaba monetize, ntago turahembwa. Ubu tuvugana biracyari mu nzira, ariko nyine ibyo ngibyo biri mu maboko y'Abanyarwanda. Urumva badushyigikiye, barebye ibyo dukora, urumva kwa kugumya kudushyigikira nibyo bitugeza ku ntsinzi. Ikindi ibikorwa byo nago navuga ko nyine ari byinshi cyane, ntago ari byinshi cyane navuga, ariko uko biri nyine hari ibyo nyine tumaze gukora. Ikindi nshimira n'abadushyigikira, abakunze bacu, abamana bamaze kutwirika ko badushyigikiye. Uragira timu dushyigikiye twagera ku ntsinzi. Ibyo uvuga ni ukuri kuko muri ba boss, ariko nabara nibo ba boss kuko batarebye ibyacu natwe nta hantu twagera. Ubu njyewe ndi mu mwanya wabo hano, sibyo? Nuba ngo nimba wenda ushyizeho nka video mu masaha 3
ubu maze kurebwa na bangahe? ni ukuvuga ngo abantu baba bamaze kureba video yacu ntago baraba benshi, ariko bagera muri mu masaha bakaba muri 200. 200 barengaho gatoya. 200 barengaho gatoya. Umbwe harya mu masaha? Mu masaha. None se ni ukuvuga ngo ko numva ushobora kuba urebwa birenze, ko numva ushobora kuba urebwa birenze, ni iki kintu gituma, ni iyihe mbogamizi ubona uyu munsi wa none ishobora gutuma uyu munsi wa none channel itari gutumbagira ngo ugere ku rugero rukwiye rwo kugira ngo applying? Ni ukuvuga ngo nago kuko wenda ikintu cyambe imbogamizi ya mbere nago nyine nago ibintu birajya mu mwanya wabyo ku buryo twavuga ngo iki kintu no mu gihe cyacyo, icyo kintu niyo mbogamizi ya mbere. Ubwo amezi 7 maze nizera ko ufite abantu bagukunda bagukurikirana buri munsi ko bwije nuko bukeye. Ni ikihe kintu wumva ufite cy'imbogamizi nyine gishobora kuba kitari mu mwanya wacyo, noneho ngo n'abafana bawe bashobora kukumva bamenye icyo bakwiye kugusapotinga mu uyu munsi wa none, bamenye n'ubufasha baguha? Icyo kintu rero cyakemutse cyamaze gukemuka uyu munsi. Ngira ngo muratubona hano nyine uko twicaye hano, biri mu bintu uyu munsi wose ku cyumweru n'abantu badukurikira tubibabwire kandi babyumvireho. Ubu noneho tugiye kuzajya tubahera video ku gihe, nta n'isegonda rirenzeho, urumva? Kandi ibi ndabivuze uyu munsi muzabizirikane, ndabibasezeranyije ko nta kongera kumara igihe tudakora, nta kongera kurenza igihe tutabasohora video, nta n'umuntu ubuzemo hano kuno twicaye tugutya tungana, ahubwo muzagenda mwongera mubonamo amasura mashya tuvangamo tuzanamo na ya mazina nyine akomeye. Izo nizo mbogamizi wari ufite, none urabona ikibazo wari ufite ubwo cyavuye mu nzira, byarangiye. Ubwo ahasigaye no gukora. None se ko uravuze none tugiye kujya dukora buri gihe, none se tuvuge wenda uyu munsi none uri ku Isumbwe TV, hari uri bukuboneho uyu munsi yihutire kujya kureba wawe arebe uko bimeze, tuvuge ibyo asanga ubwo ni ibisanzweho. Ni iyihe minsi yafashe kuvuze ngo muzajya mubahera ibintu ku gihe? Ni iyihe minsi wenda uzajya ubahera ibyo uzajya ukora ku gihe kugira ngo bamenye ngo uyu munsi uyu n'uyu hazajya bashyizeho ikintu gishyashya? Umva, ibyumweru 2, nyuma y'ibyumweru 2 tuzajya dukora, noneho mubone video n'ubundi mu byumweru 3. Ni ukuvuga ngo mu byumweru buri byumweru 3 ampulisi, buri byumweru 3 tuzajya dusohora video. Nuko ko muzajya mukora muri buri cyumweru, mu byumweru 3 tuzajya hajyaho video. Ubwo nukuvuga ngo mu kwezi muzajya mwapolodingamo rimwe. None se wambwiye ko uravuga ngo baba supporting babajya inyuma bagire gute? Ubwo nkacana uramutse uyifashe gutyo ukayikoresha gutyo yava hiri yatera imbere? Se ubwo umuntu waje uyu munsi akazategereza ibyumweru 3, ubwo uwo muntu yazaba akibuka ko mugabo abaho? Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho ni ukuvuga ngo aho ngaho ku kijyanye no gusohora nyine video, aho ngaho wenda byagize wenda byakabije, ariko nta n'impamvu yo gukabya. Urumva byagenze neza, byatunganye neza, nta n'impamvu yo gutinda nyine mu bintu cyane. Ariko no kuvuga ngo nko mu kwezi byagenze neza twazajya tubahereza na video 3 cyangwa 4 mu kwezi kumwe, nta kintu byaba bitwaye. Bagenzi bihangane, twakomeje guha ijambo wenyine, wenda nta wundi muntu wagira ikintu avugaho.
icyo ngira ngo nunganire mugenzi wanjye ku bijyanye na filime tuzajya dusohora mu kwezi, uvuga ngo buri cyumweru tuzajya dusohora buri cyumweru filime, ahubwo aho bari hose bajye bagenda bajye kuri Mugabo Films barebe ese hasohotse iki, kuko ni ibintu biryoshye gusa nta kibishye kirimo. Nk'uko mumbona hano Papa Rumuhanga, icyanjye ni ukubasetsa no kubashimisha. Murakoze cyane. nta wundi wagira icyo yongera ngo tujye mu masoza. Murakoze cyane, murakoze kutwakira ku Isumbwe TV. Nkaba nitwa Niyonkuru Etienne, nkaba nkina muri Mugabo Films. Role nkina nubaka ingo zigiye gusenyuka. Murabizi muri iyi minsi ingo nyinshi ziba ziri gusenyuka cyane bitewe n'irari ry'amafaranga. Rero mu bijyanye na channel ya Mugabo Films, uko dukora nuko biteye gutyo. Twebwe nk'abakoranabushake b'iyo channel ya Mugabo Films twiyemeje ko buri cyumweru tuzajya dusohora video. Wose no kujya kuri YouTube ugasacingaho Mugabo Films, ibindi byose urabibona ku murongo, biba biri ku murongo 100%. Gahunda ni nziza rwose, turi umudatenguha kandi dukorana umurava uko biri kose. Mu bitugenga rero inzira zigeze kure cyane, turi gukora kabisa. Ubishaka jya uhagera wirebere biri gukorwa. Murakoze cyane. Kibo, wewe nta kintu watubwira?